ngewe ntabwo mbuze ubwenge kubabwirira ijambo, aho kwitirirwa data umbyara mu mubiri nakitirirwa data wa twese wo mu ijuru, kuko hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo nimutakaza hari ibyo ndi bubure. Izo soni zo kubibura kutabigira korwa nazo ku bwa Kristo Yesu. Vuga ngo namutakariza kugumana Kristo. Igihe imirimo izaba iri gupimwa, iyo ibikenyeri izashya, ariko imirimo iri strong. Ibintu ukwiriye gutwika, hari imihigo ukwiriye guhigura ugaterura, hari ubufasha Imana igukeneye ngo ibiganza byawe byikorere yisaka, hari umuba w'ibiryo ufite byo kugaburira abakene. Mu bantu habamwe umuntu Imana ihitamo ngo imukoreshe ari igisubizo cya situwasiyo urimo. Gufata umushahara w'ukwezi kumwe ugafasha indushyi wabaye nka Isaka kujyanye kure ya Sara, bigutwaye iki? Wowe ubwawe uwuriwe, intebe uriho, icyo uri cyo, Imana irakuruta. Cana aho ugeze nta gicaniro. Reka mbabwire, i Burayi nta gicaniro gihari, kigomba kuba muri wowe. Kandi mbibutse ko inshuti z'umusaraba, amasengesho ahuye n'imirimo akora igitangaza. Iryo jambo riraryoha, ijambo ry'urukundo, ariko noneho haryoha ibikorwa by'urukundo kuruta ijambo ry'urukundo. Imana ibaho. Ijwi ry'umukanguzi. Muze mwese abakijijwe, abasinotswe by'isi, nimwikorere umusaraba, niwubaneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Umusaraba w'isoni, aleluya, n'irembo rifunganye. Imana ishimwe. Uduhata kwiyambura ibituremerera, haleluya. Umusaraba w'isoni n'irembo rifunganye, uduhata kwiyambura ibituremerera. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Nuko twiyambura byose, tumere nk'aya mpumyi, ukwitanze gutumwenda ngwisiga umwami Yesu. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwutuneshereza. Twajyaga dutinya urupfu, Yesu arukira irembo, ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Twebwe abambaye umubiri, twebwe abari mu isi, twajyaga dutinya urupfu, Yesu arukira irembo, ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru.
umusaraba niwo bendera yacu twabakejejwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza ibikangisho by'umwanzi n'iby'intare ziritswe nitudatinzira yacu ntabwo azadushikira ibikangisho bya satani n'abagome abambuza indwara n'ibindi bigeragezo ibyo bikangisho ni nk'intare iziritse nitudatinzira ntabwo umwanzi azadushikira. haleluya! umusaraba niwo bendera yacu twabakejejwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza. imana ishimwe. Imana vuba kubw'urupfu rwa Yesu amaraso y'umusaraba niyatwuzuza nayo. uzura Imana vuba kubw'amaraso ya Kristo. ayo maraso yamenetse ku musaraba niyatwuzuza n'Imana. ndagira ngo dusengane nawe uteze amatwi udukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi. ndagira ngo dusengane. ariko ibikangisho by'umwanzi bishobora kuza ari idene, bishobora kuza ari ubukene, bishobora kuza ari uburwayi, bishobora kuza ari ugupfusha, bishobora kuza ari ukubura icyo ibyiringiro byawe byari bifasheho. ariko reka nkubwire ngo niba turi kumwe na Kristo tugumanye na Yesu, ibyo bikangisho byose bimeze nk'intare iziritse, iratontoma ariko iraziritse. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ibonerwamo agakiza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ibendera ry'amahoro, ibendera ryo kunesha, ibendera ry'ubutsinzi, ibendera ry'ubutware, ibendera ry'ubwami n'ubukiranutsi, turagushimiye. umusaraba jambo ryawe mu Bakorinto urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana iduhesha gukira. Imana ishimwe. turasenze kugira ngo umuntu uteze amatwi ukurikiye ijwi ry'umukanguzi, ubugingo bwe niba businziriye buhe gukanguka, aba amahoro, abone, amenye kandi arebe, akizwe. agakiza k'Imana kaba urumuri, kaba imbaraga, kaba umucyo mu mibereho yacu mu izina rya Yesu Kristo. turagushimiye mwana, shyirwa hejuru kuko ari we Mana yera. dusenze twizeye ku bwawe Yesu, amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba. iyi ndirimbo irimo amagambo menshi, ariko kandi nabwo kubakizwa n'ubuzima, irimo ibyanditswe byera. ndagira ngo ntabwo mbarambira, dutangiranye iyo ndirimbo. ndagira ngo dusome igitabo cy'Abaheburayo igice cya 12, ndahera ku murongo waho wa mbere. Imana ibaha umugisha. iyi ndirimbo abantu bakunda kuririmba, nari nisobwe kubabwira ari nimero ya kangahe, ni nimero ya 435 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana. 435 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, itangira ivuga ngo muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi. Imana ibaha umugisha. reka dusome igice cya 12 mu gitabo cy'Abaheburayo. duhereye ku murongo waho wa mbere haravuze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba,
dusiganirwe aho dutegekwa twiyumanganye. Dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Kabiri, dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Umurongo wa 3, nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye, butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho timuragira aho mubasha, aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo mwana wanjye tugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwisari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka nze kwitsa somye uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto narwo, ni urwandiko rw'Ikorinto rwa mbere igice cya mbere n'ubundi umurongo waho wa 18. Haravuze ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Abantu dukunze kubana ku ijwi ry'umukanguzi, ndi kubinginga mbasaba, niba udukurikiye utarakora subscribe, wakora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana, ko ijambo ni ryo buzima, ubuzima ni imibereho, kandi imibereho y'abizera ni agakiza, kandi agakiza ni Kristo Yesu. Rero niba ari ngombwa ko tubana muri ibi bihe byo gusenga, wakanda ayo magambo y'umutuku rwose ugakora subscribe cyangwa se abone, tukajya tubana. Kandi ikindi, hari dovari, hari umukoro mufite abantu mudukunda ku ijwi ry'umukanguzi. Nimukunda abantu bababwiriza ubutumwa bwiza, daboro mujye mudushyigikira mu bifatika, kugira ngo twirinde inkomyi zirwanya ubutumwa bwiza zishingiye ku bushobozi. Iyo mudufashije, muduteye inkunga mu bifatika, muba musanye ibyuho byinjirira mu irembo ry'ubushobozi birwanya ubutumwa bwiza. Icya kabiri, inkunga yindi tubasaba ni ugufata iri jambo ry'Imana niba ryubatse ubugingo bwawe ukarisangiza abandi. Iyo urisangije abandi, uba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, ukadufasha gukangura abasinziriye no gusana ubugingo bw'abera. Ikindi, abantu mudukurikirana ku ijwi ry'umukanguzi, aho kugira ngo mudukunde kenshi mutubwire ko mudukunda kenshi, niyo mwaceceka kutubwira ko mudukunda ariko mukadusengera, kuko abatubwira ko badukunda batadusengeye ntibatugirira umumaro nk'abadusengera batatubwiye. Muri make n'ababitubwira ni ukuri Imana ibaha umugisha. Iryo jambo ryomora ibikomere. Iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda, niryo jambo riryoha rituruka mu kanwa k'umwana w'umuntu niyo yaba ari mu mubiri. Iryo jambo riraryoha, ijambo ry'urukundo, ariko noneho haryoha ibikorwa by'urukundo kuruta ijambo ry'urukundo. Imana ibaha umugisha. Rero muzirikanane abera, muzirikanane, musengerane, musabirane. Tugeze mu gihe abantu bari kubura ihumure, umuntu ari guhura n'agahinda kakaba ke k'umwihariko, umuntu yarwara akabyimenyera by'umwihariko, ariko si cyo Kristo yadutegetse. Yadusabye gufashanya, dusaba gusura abarwayi, adusaba gufasha imfubyi n'abapfakazi, adusaba ibintu byinshi. Mvuze ibyo, twebwe tugenda twakira amatelefone. Mu by'ukuri telefone z'abatubwira ngo mudusengere ntizingana n'abatubwira ngo nimudufashe turaburaye, ntizingana n'abatubwira ngo abana babuze uburyo biga. Rero iz'abakeneye ubufasha nizo nyinshi. Nawe ubaye hari umuntu wumva wafasha, wadusaba nimero ukatubwira uti mumpe umuntu ubabaye nkorereho umugisha. Ntacyo bitwaye rwose, twaguha nimero ye, twaguhuza nawe ukamukoreraho umugisha. Imana ibaha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana
ntabwo nza kurivugaho byinshi, narababwiye ntinya gushyira full stop ku ijambo ry'Imana iyo ndi kubwiriza, kuko aho ntangiriye hari abandi bahasoreje, kandi aho ndi busoreze hari abandi bari buhatangirire. Dutangiranye n'umurongo wa mbere mu gice cya 12 Abaheburayo, kivuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Ni bande? Turababona aba bahamya bavugwa mu gice cya 11 cy'iki gitabo cy'Abaheburayo. Aba bahamya bitwa intwari zo kwizera. Havugwamo ba Aburahamu, ba Dawidi, ba Gidiyoni, havugwamo abahamya benshi, Mose, havugwamo abahamya benshi ba Yobu, ba Nowa, Sarayi, havugwamo abahamya benshi. Muri aba bahamya nifuje ko mbakomeresha iri jambo rya Kristo Yesu, ubu buzima, ngendeye kuri ibi byanditswe byera. Urugero, tumaze iminsi tuganira ku kwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana imukura muri Uri y'Abakaludaya, iramuhamagara, iramubwira ngo jya mu igihugu nzakwereka, igihugu uzageramo nzakwereka, nicyo gihugu nzaguheramo umugisha. Aburahamu mu by'ukuri ahamagarwa, ntabwo Imana yamubwiye ngo jya muri iki gihugu. Ni igitangaza Imana kukubwira ibyo ureka, ntikubwire icyo uhitamo. Yaramurekesheje ariko ntiyamubwira ngo hitamo. Iyo yategereje ko Aburahamu yumvira Imana akemera gusa, iramubwira ngo siga inzu ya so. Twarabisobanuye, gusiga inzu ya so ntabwo yaramubwiye gusiga Tera, ko niba mwibuka Tera na Aburahamu barahagurukanye, Tera apfira hitwa i Harani. Yaramubwiye ngo siga inzu ya so. Reka nanjye nkubwire ngo siga inzu ya so. Siga ubuhutu bw'iwanyu n'ubututsi n'ubutwa, usiga ubutsobe n'ubunyiginya n'ubusinga, ubuganza buburetse, ubunyamurenge n'ubukonyine n'ubuhinda, ibyo bubiretse, hanyuma witirirwe Imana iguhamagaye. Ndagira ngo mabwire, ngewe ntabwo mbuze ubwenge kubabwirira ijambo. Aho kwitirirwa data umbyara mu mubiri, nakitirirwa data wa twese wo mu ijuru, kuko na data nawe yari guhitamo kwitirirwa Imana kuruta kwitirirwa sogokuru. Amen. Niba kwitirirwa Imana data ari byo binejeje kandi bihoraho, biduhesha intsinzi, nawe siga inzu ya so. Mana ishimwe. Witirirwe Imana, witwa ubwoko bw'Imana, aho kwitwa ubwoko runaka, aho kwitwa izina runaka. Nakwifuriza guhabwa izina na Kristo. Aburahamu arahaguruka, asiga inzu ya se, asiga Ubukaludaya, asiga imitungo ye yari iri muri Uri. Aravuga ngo ubwo mpamagawe n'Uwiteka, icyo nsabwa ni ukumvira Imana. Imana kuyumvira habamo ingorane zo muri kamere, kuko rimwe na rimwe idusaba kureka ibyo dukunda. Narabibabwiye turi kuganira ku biganiro byo kwizera, kugira ngo umuntu atsinde kamere nuko ubanza kwitoza kumenya ko ibyiza byose atari we bikwiriye, ukamenya ko hari ibikwiriye abandi, kandi no muri bimwe wowe ukwiriye ukamenya ko ugomba kunezezwa n'ibinezeza Imana. Iyo unejejwe n'ibinezeza Imana, uba ukuye ibishimwa mu bigawa, iyo ukuye ibishimwa mu bigawa, akanwa kawe kamera nk'ak'Uwiteka. Imana ishimwe. Iyo akanwa kawe kabaye nk'ak'Uwiteka, uravuga Imana ikakumva, urasenga Imana ikakumva, uratabaza Imana ikagutabara, urarira Imana ikaguhoza, waseka Imana ikakongera ibyishimo. Uyu muntu araganya, Imana ikamutwara intimba n'agahinda ikabita kure. Nasomye ijambo rirambwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ngo niko Uwiteka avuga, ngo kugira ngo nshyire mu mahoro uwo bacurira inguni. Imana ishimwe. Rero nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ngo kwizera gutuma twihangana, niko kwizera gutuma tunesha. Imana ishimwe. Iyo wakoresheje kwizera wihangana, uko kwizera kuba kuzanagushoboza ukanesha. Aburahamu, murabizi intambara n'ingorane yanyuzemo, arabyara. Intambara zo kuryamana n'inshoreke bitegetswe n'umugore,
intambara zo kwibaza ko agiye gupfa, ko ageze mu zabukuru, azaraga nde, n'inda azahibye. Turi hano tuvuga Imana yahaye urubyaro Aburahamu, ifungura inda y'umuntu udukurikiye utabyara, kuko iyo Mana ishobora byose, kandi ntabwo abana mu biganza by'Imana ntibashize, ntabwo bashize. Mu nda yawe ushobora kuba nta bana ufitemo, ushobora kuba waragize ikibazo runaka cy'umura cyangwa cy'ikindi kibazo. Hari uburyo umuntu abyitamo bikamera nk'urukozasoni, ariko reka mbivuge tubitsinze, hari ikibazo runaka ushobora kuba warahuye nacyo. Ndagira ngo nkubwire ibiganza by'Imana bitanga abana byo ntibirahura n'ikibazo. Ndagira ngo nkubwire ko aho urwaye cyangwa aho ufite ikibazo, ni Imana yarema, ni Imana yarema urugingo ruzima. Imana irabishoboye, kuko niyo yaremye n'urwo ufite rwarwaye. Biroroshye gukiza ururwaye kuruta kururema. Imana ishimwe. Rero Imana iguha umwana mu izina rya Yesu Kristo. Tubyatuje akanwa, Imana yabyemereye. Imana yaratubwiye ngo mujye mwatura, nanjye nzajya mperekeza icyo mwatuye ngisohoreshe gukiranuka. Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu. Aburahamu arizera, arabyara. Reka nihute, abyara Ishimayeli. Agera igihe aramwirukana, ava mu rugo. Isaka arahasigara. Reka nihute, Imana iramubwira ngo muri uru rubyaro, muri Isaka niho nzaguhera umugisha. Hari umuntu ufite Isaka azaboneramo umugisha. Buri muntu Imana imuha Isaka azagiriraho umugisha. Isaka ashobora kuba shobuja, ashobora kuba fiyanse uzagukura mu bukobwa cyangwa mu busore. Isaka ashobora kuba mama uzakubera uzaziba icyuho. Isaka ashobora kuba umugabo uzaziba icyuho cya kavukire. Isaka ashobora kuba umushahara uzaziba icyuho cy'ubukene. Isaka ashobora kuba bosi uzaguha akazi. Ashobora kuba entreprise runaka. Isaka waba ashobora kuba umwana wakiriraho ubugu. Buri muntu agira Isaka we azaboneraho umugisha. Kandi si umugisha gusa no kumwitirirwa. Nta muntu utagira icyo yitirirwa. Mbibutse ko Imana iyo igira ngo igutabare, iguhuza n'umuntu uri mu butabazi bwawe. Ntabwo Imana yari kuzana Abisiraheli itabahuje na Mose. Muzaperereze. Kandi Mose agiye, Imana ntiyari kubambutsa itabatoranyirije Joshua. Mu bantu habamwe umuntu Imana ihitamo ngo imukoreshe ari igisubizo cya situwasiyo urimo. Imana iguhamagarire Mose agukure muri Egiputa. Mose nagenda iguhe Joshua. Joshua nagenda Imana igushyireho umucamanza. Nagenda Imana iguha umutambyi n'umwana. Nagenda Imana ishimwe. Ntabwo Imana yakwambura Eliya itarasigaye Elisa. Ahubwo niba Eliya yaragiye, Imana iguhe Elisa, kuko yamaze kuba trained, yaratojwe, yarateguwe, yarigishijwe. Ahubwo Imana iguhuze nawe. Hari ibiganza bifite umugisha wawe. Ndabihamagarira guhura n'ibiganza byawe byakire. Hari amaso agutegereje ngo akurebe ubihumure ryayo. Imana iguhuze na Isaka wawe, kandi nawe uzabera Isaka, Imana iguhuze nawe. Imana ishimwe. Ibwira Aburahamu ngo muri urwo rubyaro niho nzaguhera umugisha. Ndagira ngo tuganire. Aburahamu arakomeza arizera. Imana iramubwira ngo wa mwana umwe nasezeranye nawe ko nzaguheramo umugisha. Ku ijambo rivuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Haleluya. Wa mwana nzaguheramo umugisha. Aburahamu, ka kazi ugomba gukora ngo urye, rwa rugo ugomba kubamo ngo ubyare, wa mufiyanse ugomba gufata kuri drapeau national, aha kuri national drapeau, agafata kuri drapeau akarahira, Isaka wawe muzamukane umutambe, kuko nuwawe naramuguhaye, ufite uburenga. Zamukana Isaka umutambe umume. Hari abantu bajya banga guhigurira Imana imihigo, kandi ndagira ngo mbabwire gutamba Isaka kwa Aburahamu niko kwatumye Imana izana igitambo gicungura Isaka. Igihe warambuye amaboko ukora, nibwo Imana izatanga umusaruro w'imirimo wakoze. Rekura Isaka. Ntabwo ndi kubabwira ngo mutange Isaka ngo urubyaro rwanyu murumane. Sindi kubabwira ngo mwikoreye amafaranga muyajya. Umutima wawe urakwemeza iki? Ntabwo Isaka ari utegetswe. Isaka nubuzi ko ari we Isaka kuri wowe. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ibwira Aburahamu, iravuga ngo Aburahamu we,
wakize ubucike ubona uwo wari kuzaraga. Sara akira ubugumba, amahanga ntakikubonye nk'impfusha, amahanga ntakigufashe gutyo. Aburahamu ufite uwari kuzagucungura akarwanaho unaniwe. Aburahamu ufite uwari kuzakwitirirwa ngasoza isezerano ryawe kuri we, none muzamukane umwice. Ni igisobanuro giteye ubwoba. Biravuze ngo ibyo navuganye nawe muri Isaka byose byicane na Isaka bipfe. Imana iri kuverifiya kwizera kwa Aburahamu. Aburahamu we, zamura Isaka n'ibyo namuvuzeho byose. Ni Isaka n'ihumure rya Sara. Utere Isaka n'ihumure rya Sara byose ubitera inkota. Utere Isaka n'umugisha wo muri Isaka byose ubitera inkota. Ubyicu bihorahoze nurangiza ubicane. Aburahamu ushaka kumva umwotsi wa Isaka uzamuka. Umwotsi Isaka ari gushirira, ibinure bye bishiririye. Ndashaka kumva umwotsi wa Isaka. Tobenima engiza inimoria tokita ndorezrai enginima ndihoria. Imana ikeneye umwotsi wa bimwe mwitaga iby'umumaro bishiririza imbere y'Uwiteka kubwo kwakira umuhamagaro w'Imana. Toliboni mandia horia enimanse dry lingoni mandia hos. Hari ibintu mukeneye kureka kugira ngo umwotsi wabyo bishiririye Uwiteka ahumurirwe, avuge ngo ubwo mubiretse ndanezerewe. Ntabwo waba simuruna nta bintu uratwika. Hari ibintu imbaraga z'umwuka muri twebwe zitwika. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo rirambwira ngo ihindura abagaragu bayo kuba ibirimo iby'umuriro naho abamarayika bakaba ibirimo iby'umuyaga. Iyo urumuriro uratwika, hari ibintu ukwiriye gutwika, hari imihigo ukwiriye guhigura ugaterura, hari ubufasha Imana igukeneye ngo ibiganza byawe byikorere Isaka. Hari umuba w'ibiryo ufite byo kugaburira abakene. Terura iga gukora, tanga. Isaka akenewe ahumura umwotsi. Nta mwotsi ugaragara hatari umuriro. Iyo mirimo yawe Bibiliya iravuga ngo imirimo izacishwa mu ruganda itwikwe isuzume. Nta kintu kinyuzwa mu muriro kitaratwitswe n'ubundi. Muzaperereze. Niki gituma batwika izahabu? Nukugira ngo bayishongeshe kuko bazi ko itashira. Impamvu Imana izatwika imirimo y'abakiranutsi nuko izi ko iyo mirimo itashira, ahubwo mu muriro niho imirimo izakomerezwa, hasohoke mu mirimo yanyu nimwe Imana izacuramwa amakamba. Ndabisubiramo, mu mirimo y'abakiranutsi. Igihe imirimo izaba iri gupimwa, iyo ibikenyeri izashya, ariko imirimo iri strong, niho Imana izavuga ngo uwo murimo ucuremo amakamba. Iyi mirimo niyo izacurwamo amakamba. Ukeneye rero imirimo ucisha muri uwo muriro kugira ngo amakamba aboneke. Timureba ibitwirirwa tubabwira ngo nimutere inkunga ijwi ry'umukanguzi nimero mukishyiraho turabakunda. Ntabwo Imana ishaka ibyo. Imana ishaka imirimo yanyu kugira ngo uyu murimo wabateye kudukunda ugere no ku bandi. Ndongera munyemerere ndirimba aka gace. Muze mwese abakejejwe, abazinutswe by'isi, nimwikore umusaraba niwo baneshereza. Abazinutswe iby'isi. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bameze batyo, bazinutswe iby'isi. Forekaripe wayoboye Simuruna akavuga ngo sintuka umwami wanjye. Tubanye imyaka 95, akavuga ngo nimumbabaze nzabarana nawe. Ubwo tugoswe n'igicu cya Petero wabambwa acuritse, ntacyo uzireguza. Abakurenganyiriza ubutumwa ntibakuriye kukugusha. Imana yemera ko tunabipfiramo. Uru rugendo rujya mu ijuru rugira n'intumbi. Uretse no kuba kajorite, uretse n'abakajoritse, harimo n'intumbi. Abantu bapfa ba Stefano baguye muri iyi nzira bazira ubutumwa bwiza. Pawulo bamuciye umutwe. Amagambo ya nyuma yaravuze ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe, yongera uwa kabiri mukawuca kubera Yesu. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twegere tudatinya. Ni mahoria. Haleluya.
twegere tudatinya. Niki cyatumye Imana iha Salomo ubwenge? Nuko yageze ku musozi wa Gibiyoni afata ibitambo atambira Uwiteka. Namwe nimutamba imitima n'ubwenge n'imibiri, Uwiteka byigaruriye narangiza ategeka ibyo murimo, Imana izagwiza ubwenge muri mwebwe. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana basyo. Yobu yarageragejwe aguma ku Mana, wakwireguza iki? Barutimayi bamushishiye bamukuraho uruhu bamumanika amara iminsi. Toma byagenze biti? Andreya byagenze bite ari mu Buhinde? Yishwe n'umwami mu Buhinde. N'uyu munsi abari India. Murabizi ko mugira umutagatifu Andrew. Ni Andre ni Toma. Ni Thomas. Ntabwo ari Andre. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Ninde wababeshye ko iby'Imana bibonerwa ubuntu n'agakiza twahawe, ariko umugisha uturuka mu mirimo. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Kandi ibi ndi kubabwira tubisoresha icyanditswe kiri mu Bakorinto urwa mbere. Ntabwo byumvwa n'abantu, ariko nyamara ibindi abantu babitegera amatwi. Ariko nibi byongereho. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ya migisha yose nabumbiye muri Isaka, imwe iri muri ka kazi, wayizinze umunsi umwe mu cyumweru ukajya gusenga, ukamera nka Isaka ushoreye umujyanye kure ya Sara, bigutwaye iki? Gufata umushahara w'ukwezi kumwe ugafasha indushyi, wabaye nka Isaka ujyanye kure ya Sara, bigutwaye iki? Imana ibwira Aburahamu ngo ndashaka Isaka n'imigisha yose iri muri Isaka, muzamukana umushyire ku gicaniro umutera inkota. Bifate nko gutera Isaka inkota, nurangiza wiga gukora umurimo w'Imana. Bifate nko gutera Isaka, niwe wari amakiriro ya Aburahamu, niwe mfura mu isezerano. Akurikiye umwana wirukanwe. Ndagira ngo nkubwire ko hari ibyo ufite bisimbuye ibyagiye, ariko kandi n'ibihari bikeneye ibibisimbura. Wowe ubwawe uriwe, intebe uriho, icyo uri cyo, Imana irakuruta. Ukeneye kubonera Imana umwanya. Mu gihe cyose ufite hari igihe cyagucitse. Wifata icyo uri guha Imana usenga kaho ari impfabusa. Fata icyo gihe wongere ugitange, ugihe Imana, ubwira Imana uti iki nacyo gitwike, gishiririza ukikoremo amakamba. Aburahamu arazamuka nihute, ageze mu kibaya abwira munsi y'umusozi, abwira abagaragu, aravuga ngo nimugume hano. Yesu ajya gutamba igitambo, yabwiye abatanzi imirimo y'abatambyi yarabanje abasiga inyuma, arababwira ngo iyo mwakoze ntacyo yamariye abanyamahanga. Umurimo ngiye gukora niwo murimo wonyine wo gushimwa. Asiga abatambyi, abagaragu ba Aburahamu barashushanya abatambyi ba Isiraheli. Hanyuma gusiga Sara byari bisobanuye gusiga igihugu, ko Sara niwe nyina wa Isaka, niwe nkomoko y'umwana. Yesu ajya kudutambira yasize igihugu cya kavukire, tiyita kuri kavukire, yita ku gitambo kizacungura abanyamahanga. Ijambo ryambwiye ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba, ngo kubera ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Niko twasomye. Iri jambo riraryoshye we. Ntabwo yigeze yita ku isoni z'umusaraba. Aravuga ngo kwambarira ubusa, kandi nyine nintambara ubusa se ndambika abandi umwambaro nkuye, kandi bagomba kwambara uwo nambuye. Reka nambara ubusa ngo mbaho umwambaro. Nabo bamaze igihe kinini bambaye ubusa, ariko nge ndabwambura none igorigota. Haleluya! Nimwambura igorigota, burambika abantu imyaka myinshi. Ibyo byishimo gusa byemera bituma yambura ubusa ku musaraba igorigota. Uzi ko abantu bajya banga kwambura inshuti zimbura mumaro. Kristo yikuyeho umwambaro, hari amaboko agufashe ariko agukururira mu rwobo, agutwara Gehinomu. Ambura na Kristo yikuyeho umwambaro, aravuga ngo ndakorwa n'isoni z'umusaraba. Hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo nimutakaza hari ibyo ndi bubure. Izo soni zo kubibura kutabigira, korwa nazo ku bwa Kristo Yesu. Vuga ngo namutakariza kugumana Kristo. Amen. Biroroshye.
umwana w'umuntu ufata icyemezo cyiza arwana nk'ukuboko kw'Imana, kuko niko kumushoboza, niko kumurwanirira. Aburahamu asiga abagaragu arazamuka, ageze ku musozi Moriya aryamisha umwana aramuboha, yubaka igicaniro. Ndashoje. Yubaka igicaniro. Kubera icyo cyubatse nuko ageze ku musozi utariho igicaniro. None wowe wigiriye mu iduka, nta kubaka igicaniro muri iryo duka. Ugeze mu gihugu, nta kubaka igicaniro cy'Imana. Urashyingiwe, nta gicaniro mu rugo. Urugo ugezemo nirushya, nta gicaniro kirimo. Birasaba ko wubaka igicaniro cy'Imana. Igicaniro kigirwa n'imirimo, imirimo y'umukiranutsi. Imirimo y'umukiranutsi yerekezwa n'amasengesho. Ibyo ni ibicaniro. Hakaba imbuto. Imbuto zirenyegeza, kandi imbuto nizo zivamwo amavuta, nizo zikamurwa. Umuriro ukenyegezwa ku gicaniro, nta wuhuha mu muriro, basukamwo amavuta. Pawulo yaravuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Igicaniro ubwo maze kumera nk'ibisukwa, wowe ubwawe uri ikibatsi cy'umuriro, ni wowe ugurumira. Imibanire yawe n'Imana n'ububyutse bwawe muri wowe nicyo gicaniro cy'Imana aho ngaho uri. Ahubwo ukeneye piruye, ukeneye inkuta z'igicaniro zituruka mu mirimo yo kwiyemeza no gukorera Imana. Aho ugeze enyegeza, cana, sana igicaniro, ubaka igicaniro. Nkunda kubibabwira, iyo muri gukora umurimo w'Imana mushyigikira ivugabutumwa, muba mumeze nk'abari kudivorsa n'ubutumwa bwa Satani mwashyigikiye cyangwa imiryango yayo. Iyo mubona ahantu bari kubaka urusengero mugakontribuwa mwubaka urusengero, muba mumeze nk'abari kuvuguruza amaboko ya basogokuru bubakiye ibindi bicaniro. Iyo wubakiye Imana ni igisobanuro kivuga ngo iyo nubakiye niyo nemera, iyo ntubakiye nayisenyeye. Rega mujye mumenya gukorera Imana icyo bibyara, ntabwo bigarukiraho. Yugaburira abashonje. Yesu yaravuze ngo nzababwira ngo nari nshonje murangaburira. Ntabwo bigarukira. Iyo tubivuga ntabwo ari uri kugaburira, wibikora nkaho ari umuntu uri kubiha. Ubwashize narabibabwiye, hari abantu batura amaturo bakayashyira mu byiciro nkaho bari kuyaha abakozi b'Imana. Tura nk'uturiye Imana, abantu bihorere. Nanarinenga rireke, si ushinzwe gushima amaturo, ntabwo ari ushinzwe kubishima. Bishimwa n'Imana kuko niyo duturira, ntabwo ari umuntu tuba duturiye. Amen. Ukeneye igicaniro. Sana igicaniro mu rugo urimo, kuko wowe nutinda kuhubaka igicaniro, Satani ntatinda kukihashyira, kuko ashaka umwanya uri vide kugira ngo ahubake. Rero kugira ngo iyo vide ubu yisanye, wowe ubaka igicaniro. Aburahamu ageze Moriya asanga nta gicaniro gihari, kandi ni ku musozi Moriya. Arangije arakihubaka, yubaka igicaniro. Hari igihe umuryango washatsemo nta gicaniro urimo. Kubera icyo tubaka igicaniro? Hari agasozi utuyeho nta gicaniro. Kubera icyo tubaka igicaniro? Ngo umuriro w'Imana wake mu rugo rwawe. Hari umuntu wigeze aduha ubuhamya uburyo yari umurozi, yari umucuraguzi, yajyaga agendera ku dutaro. Igihe kimwe ngo yajya kunyura ahantu akabona bari gusenga, akabona umuriro uragurumira hejuru y'inzu. Igicaniro iyo uri gusenga, wowe wacanye hejuru yawe no mu mpande, uba uri poroteje. Niyo mpamvu ubona bagutega amahembe mu miryango, ukabona ibintu baguteze ariko ntibigire icyo bigutwara. Byazimijwe n'umuriro wacanye. Cana, enyegeza. Reka mbabwire, iyo umuntu yenyegeje, iyo umuntu yacanye, arasusuruka. Urasusuruka, ubugingo burahembuka, kandi uba powerful, ugira imbaraga z'Imana. Cana aho ugeze nta gicaniro. Reka mbabwire, i Burayi nta gicaniro gihari, kigomba kuba muri wowe. Kandi mbibutse ko igicaniro cy'Imana muri twebwe kigendera muri twebwe. Icyawe ni kizima, aho utuye ntuzakihacana ngo cyenyegereke, ntibibaho. Nta nubwo uzavuga ngo nari naragicanye, kuko nuzima uzazimana nacyo. Enyegeza, ongera wiyumvemo ububyutse, wiyongeremo imbaraga. Aburahamu yubaka igicaniro, aboha Isaka. Hari ibintu ukwiriye kubaho ukavuga ngo mbigize imbohe ku bwa Kristo Yesu. Boha umubiri gutera irari buri kanya uvuge, wubwire ngo wa mubiri we ndakubeshe kubera Yesu. Ni wowe ashaka ngo ngutambe. Bibiliya iravuga ngo mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Imana ishimwa. Hari ibyo ugomba kuboha. Agacupa n'akanyota kaboha ubusambanyi n'irari bibohe. Ntabwo bipfa bibohe. Narabibabwiye, umubiri ntujya ukizwa.
umubiri ntukizwa, ntibishoboka. Umubiri ntukizwa. Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Imana face to face, ariko avuye ku musozi kamere ye y'umubiri, kamere ituma kubita ibisate by'amategeko hasi. Umubiri ntukizwa. Eliya yarahanuraga ariko aryama munsi y'igiti aravuga ngo amakakama ngwire nipfira, abwira Imana ngo ninjye njyenyine usigaye. Umubiri uragoranye. Yohana umubatiza yarababaye aravuga ngo mumumbarize niba ari we Mesiya. Yeremiya umuhanuzi w'amaganya yabwiye Imana ngo warashutse nemera gushukika umubiri bisaba kuboha, kandi kuboha ni ukwibabaza. Niyo harimo ikinyarwanda kwihana, ni ukwihana, ukiha igihano, ukihana, ukaba wiretse. Bibiliya iravuga ngo niko Kristo yavuze ngo ukunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura, ariko unkunda kuruta uko akunda ubugingo bwe azabona n'ubwo bugingo. Boha umubiri wawe ugaragarize Kristo urukundo, ufata ibyo wigomwe ukorera Imana. Ibiganza byawe birakenewe. Narabibabwiye akanwa k'umukiranutsi ntikavuga nk'amaboko ye. Imirimo y'umukiranutsi ivuga kuruta akanwa. Niba amagambo muvuga muri gusenga yihuta akagendera ku muvuduko wa 80 wa 1 kilometre mu isaha 80 ikilometero, umuvuduko wa 80 mu isaha, niba ari 80, imirimo y'umukiranutsi iyi kuba inshuro 70 za 70, kuko imirimo yihuta kuruta amagambo. Gukora k'umukiranutsi bikenewe kuruta kuvuga k'umukiranutsi. Amen. Niba wumva hari Isaka watakaje, mutakaze ku bwa Kristo. Aburahamu abwira Imana, arayibwira ngo ni wowe wamumpaye, ibyo nari mutezemo ni wowe wari kuzabimusohozamo. Aburahamu aravuga ngo sinkwimice wampaye, Isaka nguyu ndamwicana n'ibyo wavuze. Mu muzuko wa Isaka uzansubiza, natanazuka uzampa izindi nzira, natazuka uzanyura kuri nge. Hari ibintu watinye gutakaza ubona ariho umugishuri, kandi Imana ishaka kubireka. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, umva uko Pawulo aravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka ubutunzi butakira akagero, aribwo butunzi buruta ubundi butunzi, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubwa Kristo Yesu uzemera gutakaza icyo Yesu adashaka kumutungana nacyo. Amen. Umukiranutsi ameze nk'umukobwa w'umutima, ufite imico myiza. Iyo amaze gushyingirwa ageze mu rugo, tiyongera gusubira inyuma ngo ajye muri fiyansaye. Natwe twashyingiranwe na Kristo, yaradukoye ku manywa y'ihangu. Amaraso ya Kristo aduha isezerano ryera ry'ubwere, ubunyangamugayo. Tuba twejejwe, tuba bakiranutse mu mwanya wa Kristo. Arangije yemera kuba umunyabyaha kugira ngo azukane n'uwari upfuye, yicara iburyo bw'Imana kugira ngo kwera kw'Imana bisubire muri Kristo no kwera kwa Kristo bibe muri twebwe. Dusezerana na Kristo. None wowe uracyari kurambagizwa n'ibindi kandi ufite uwagukoye, ufite umugabo ukwitirirwa. Kristo arakwirata, uri ibigwi bya Kristo mu ijuru. Imana ishimwe, uri ibigwi bya Kristo. Wowe abazinutswe iby'isi. Igitero cya 3 cy'indirimbo kiravuga ngo nuko twiyambure byose tumere nka ya mpumyi, uko itanze guta umwenda ngo isange umwami Yesu. Ariko se impumyi iratakaza umwenda ubundi yirukange kuri Kristo irabona, ariko arumva aho Yesu ari. Hari ibintu utari kureba nawe umeze nk'impumyi, ariko ubwo wumva bihura n'umutima wawe, emera uvuge ngo byanze bikunda. Muzi iyo mpumyi, muzasome Bibiliya, baramubwiye ngo ceceka, aravuga ngo hoya simwe mpamagara, ndahamagara mwene Dawidi. Aravuga ngo mwene Dawidi we, ahubwo mbabarira. Amuvuga muhereye mu gisekuru. Uzi impamvu iriya mpumyi yavuze ngo mwene Dawidi? Nuko byari bihamya bizakomereza ku mwami uzima ingoma ku ntebe ya Dawidi, byari bihamya by'uko azahumura impumyi. Impumyi iravuga ngo wumve ko nanamenye ko ari wowe uzankiza. Mwiyambura ibibaremerera. Imana ishimwe cyane. Niko n'Abaheburayo havuze, twiyambura ibyaha bibasha kutwizingiraho.
umurongo wa kabiri haravuze ngo dutumbire Yesu wenyine ari we banzo ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ari byo ntebe y'Imana. Umurongo wa mbere, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure lemanse edrayi perimoriya dokita, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Amen, amen. Mbega ijambo riryoheye. Iyo ukoze ibyo, gatanu haravuga ngo ibikangisho by'umwanzi ni iby'intare iziritse, nudata inzira yacu ntabwo azagushyikira, umubisha ntazagushyikira. ndagira ngo dusenge. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, hari urubanza Yobu ajya kuburana, yabwiye Imana ngo Uwite urampora iki ko numva nkiranutse. Aravuga ngo hari ibibero by'umupfakazi byambaye ubusa, mfite umwambaro sinamuha igitenge. Hari umwana wigeze wumva w'imfubyi ararataka, nkumva urusaku rwe nkarwirengagiza simugaburire. Umva imirimo ya Yobu. Imana iravuga ngo ibyo sinabiguhoye. Tabita yazuwe n'iki? Ntabwo yazuwe no gusenga, oya, yazuwe n'imirimo. Abasenga bubatse ku mirimo, isengesho ryafashe ku mirimo. None iryo uri gusenga riri kugenda nta mirimo. Isengesho rifashe ku mirimo rikora igitangaza. Amen. Isengesho rifashe ku mirimo rikora igitangaza. Sinababwiye umushehe wari ufite abana biberaga Gaza Strip, turi mu masengesho abo twasenganye ku ijwi ry'umukanguzi, murabizi, yatuguriye Bibiliya. Abashehe batatu batuguriye Bibiliya 100 duha abantu. Batuguriye Bibiliya duha abantu, bagura n'ibitabo by'indirimbo. Ari abashehe bagura ijambo ry'Imana. Sinavuga ngo ntibabyemera kuko bari mu banyeshuri nigisha Bibiliya. Bashatse kumenya Bibiliya, twabanje kwiga ubuzima bwa Kristo mu byanditswe byera. Nubwo buryo twigamo Bibiliya, ubuzima bwa Kristo mu byanditswe byera, kuva mu itangiriro Kristo arihe kugera mu byahishuwe. Baguze Bibiliya, ijwi ry'Imana riramvugisha, rirambwira ngo mbakoreye igitangaza kizabatera gushima. Abana barangije baza mu kiruhuko, intambara iba Palestina, abana bararokoka. Inshuti z'umusaraba, amasengesho ahuye n'imirimo akora igitangaza. Petero yaraje asanga Tabita afite imirimo, aravuga ngo kanguka warakoze. Yesu yageze kwa Lazaro, asanga Lazaro yajyaga atanga umuganuro, aravuga ngo zuka warakoze, uri umunyamirimo kanguka. Asanga akana ka Yayiro kapfuye kandi yari umutware wubaha abantu, akanakora imirimo mu isinagogi, yagiye atanga ibintu, aravuga ngo byuka warakoze. Imana ishimwe, aravuga ati byukire warakoze. Areba Mariya mushiki wa Lazaro, aramubwira ngo kuko ukoze ukansiga amavuta gusa, iteraniro ryose rizakwibuke. Areba Zakayo, erega ni ibihamya by'ibyanditswe byera bene data. Areba Zakayo, aravuga ngo Zakayo yirurukire manuka. Zakayo amubonye aravuga ngo ndakubakane abo nambuye. Mu yandi magambo, nta muntu n'umwe nateje igihombo uzaba mu isi. Aravuga ngo kuko n'ubundi iyo bacuruza bakagombye kuba barungutse bakagera muri uyu mugabane, abahabahaye n'inyungu nta n'umwe wahombye. Tekereza ko n'uwari guhomba ibyo yari gushora, Zakayo yabimuhaye, amuhaye inyungu. Yesu aravuga ngo vara, muzasome Matayo ahura na Kristo amuhamagara amubwira ngo nkurikira. Yakoresheje iteraniro mu rugo iyo baga ikimasa yakira abantu. Aravuga ngo nanjye umukoresha w'ikoro nabonye Kristo, muzasome. Agikora icyo kintu gusa, Yesu yamushyizemo ubutumwa. Matayo niwe wabwirije Afurika, yajyanye ubutumwa muri Egypte abutwara no muri Etiyopi. Inkone yavuye muri Etiyopiya yasomaga igitabo cya Yesaya, ariko urwandiko rwa Matayo rwageze muri Etiyopi, ubutumwa bwageze muri Afurika buzanywe na Matayo. Imirimo y'abakiranutsi muzasome. Obadiya yarakoze arapfa, ariko uduhungu twe tufashwe mu mwenda. Umugore asanga Elisa, aramubwira ngo umugaragu wawe yari umukozi w'Imana kandi yarakoze. Elisa aramubwira ngo ubwo yakoze, genda utubura amavuta. Ni imirimo, mureke aho gusenga mudakora. Ni imirimo. Imirimo muzasome. Aburahamu yamaze igihe atarabyara, kandi azabyara urubyaro ruzungukira Imana ibimuretse. Ariko agaburiye abamarayika, baramubwira ngo harya urumva ushaka umwana. Aramubwira ati umugore wanjye arashaje. Aramubwira ngo umwaka nk'iki gihe
ni imirimo. Umwaka nk'iki gihe isezerano riri kure yawe, iyo ukoze wamara gukora ugasenga, imirimo yegeza isezerano umugisha, yegeza isezerano iryegereza amasengesho akarikura mu bitaboneka akarishyira mu bigaragara. Muzasome ababembe Yesu aravuga ngo mugende mutange ituro ryo kwihumanura, mwiyereke n'umutambyi, nicyo kizababera ikimenyetso cy'uko mukize. Babigisha amaturo nabi bakababwira ngo n'ay'ibitambo n'ibindi. Yesu yagiye ayaha umurongo. N'ibirimo nshuti z'umusaraba. Imana ishimwe, n'imirimo. Amen. N'imirimo. Niki cyatumye Yesu akunda Mariya Magadalena? Mariya Magadalena yamenyaga imyambaro y'abigishwa. None se Mariya mushiki wa Lazaro wari indaya, si amavuta yamusize? Marita mushiki wa Lazaro akundirwa iki? Nuko yajyaga guteka yamenyaga inzara y'abigishwa. Nyina wa Mariko Mariya we yakundirwaga iki? Yari afite icyumba cy'amasengesho, yari yaracumbikiye intumwa. Mwabaye mute? N'imirimo. Muzasome Bibiliya. Elisa agera mu rugo yararebye ngo abona ngo hari akana ngo hari icyo badafite, ngo asanga nta mwana uba muri urwo rugo. Ntabwo ari Imana yari ibimubwiye. Aravuga ngo ubwo ndi mu cyumba cy'uru rugo, umwana nawe namanuke. Kuko gusa wakoze imirimo, n'imirimo yatumye bakora. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twegere. Aburahamu ngo agiye gutamba Isaka, Imana iravuga ngo nabonye kumaramaza k'umutima. Umva igitangaje. Uzi ko utanga iby'Imana, Imana igakubika kugarurira, ikaguha n'umugisha uhoraho w'imirimo. Erega wowe iyo utanze none biba birangiye, ariko Imana yakiriye ibyo utanze ntibirangije inyungu z'ibyo wakoze. Umugisha uraza ukirepeta. Uraza ukikuba ukimilitipuri. Umugisha w'Imana uturuka mu mirimo, apana gukoresha amagambo. Ayo magambo ukoresha, hari abantu batagira ibyo batanga. Tanga umwanya wawe usengera abandi. Sengera abandi. Amen. Niba bimeze bityo, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ni nuko nsenze. Niba bimeze bityo, niba ukoze ugasenga, niba ubibye ku bantu b'Imana ugasenga, Imana iguha icyo wayisabye. Dokima nizisinyeho. Imana niguha ubutware. Imana niguhindurira intebe, niguhindurira amateka y'ubuzima. Niba bimeze bityo, nikuburanira urubanza gutsindire. Niba bimeze bityo, ibohoza ibyawe. Ubwo bimeze bityo, Uwiteka yironkeye igitambo. Yabwiye Aburahamu ngo rekeraho, dore intama hariya, umwana ntagipfuye. Aburahamu ntiyabohoye intama, yabohoye Isaka abohora intama. Ibintu Imana ikubohoreye bibohora ibyari biboshye. Imirimo yawe ibohora ibindi byari biboshye. Amen. Ubwo bimeze bityo, Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ku bwa Kristo Yesu, none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.